Ntibitangaje ko tubwirwa byinshi kandi byiza ariko kenshi tukabyibagirwa. Muri uyu murongo, Nyiricyubahiro Musenyeri Edouard Sinayobye, umwe mu bihayimana bagize uruhare rukomeye mu gutegura iyakirwa ry'ibyasigaye bitagatifu bya Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu mu Rwanda, aratwibutsa kuzirikana izi ngingo eshatu z'ingenzi asanga zarabumbye inyigisho rusange zahawe imbaga y'abemera bari aho yageze mu Rwanda hose, kandi bikaba byaragaragaye ko banyuzwe nazo. Njye navuga ko icya mbere ari ugusobanukirwa birushijeho inzira ngufi, akayira kagufi ka Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu, ari wo murage ukomeye yasigiye Kiliziya. Kumva ko ubutagatifu atari umuhamagaro uhanitse mu kirere abantu badashobora gushyikira. Iyo ngingo nabonye yarashimishije cyane abakristo bose, uhereye ku basaserdoti nabonye babyitabira ari benshi, abihayimana, ababikira, abafurere, abakristo bose wabonaga bakira iyo ngingo ikabagera ku nyota k'ubutagatifu buhera mu bintu biciye bugufi. Umuntu wese mu mirimo itandukanye akora ashyizemo urukundo rwinshi nk'uko Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu abitwigisha, ashobora kuba mutagatifu. Icyo nicyo cya mbere rwose numva twishimiye twese ko abakristo twagerageje kucyumva no kucyakira mu mitima yacu. Ikindi cya kabiri ni ukumva akamaro k'urukundo. Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu ni umutagatifu wigishije cyane urukundo mbere na mbere, rukunda Imana nta buryarya, kunda Imana n'umutima wawe wose. Noneho urwo rukundo ukunda Imana rugatuma nawe rugucengeramo ugahinduka, navuga ugahinduka urukundo. Yaravugaga ngo rwagati muri Kiliziya umubyeyi wanjye nzaba urukundo mbe mbaye byose. Iyo ngingo y'urukundo cyiganjemo inabi n'urwango n'ubwicanyi bwagaragaye cyane cyane muri ibi byago bya jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo ngingo y'urukundo rero nabonye yaradukoze ku mutima cyane, ku rukundo ari rwo bukirisitu, ku rukundo ari rwo soko ya byose y'imibanire y'abantu. Ikindi nabonye Tereza w'Umwana Yezu abakristo twese twakiriye ni uburyo bwo kumva ubabare. Nabonye abakristo baramwiyumvisemo vuba, cyane cyane urubyiruko, abana bo mu mashuri, abana biga amashuri abanza, biga amashuri yisumbuye. Yari umujene wumva kandi watangiye kubabara akiri muto, agapfusha mama we afite imyaka 4, akaza nyuma no gupfusha se akababara, ariko ubwo bubabare yagiye agira mu buzima bwe akanapfa akiri muto, afite imyaka 24 gusa, kandi indwara ikamugaragura cyane. Yagize amateka yiganjemo ububabare cyane. Iyo mu nyigisho zagiye zitambuka mu gihe abakristo bari bateranye muri za paruwasi, iyo twageraga ku ngingo y'ububabare, nabonaga abakristo bamwiyumvamo cyane, bamwibonamo cyane, bakumva ko ubukristo budatandukana n'ububabare, gukundwa n'Imana bidatandukana no kubabara. Cyane cyane ukabona twese turashaka kumwigana no kwinjira muri iryo shuri ryo kubyaza umugisha ububabare. Wabihuza rero n'amateka y'u Rwanda n'amateka y'ububabare, ukabona ko Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu koko yaziye igihe kutwigisha ko hirya y'ububabare hari ikuzo. Muri make rero twagize amahirwe yo kwakira ibyasigaye bitagatifu bya Tereza w'Umwana Yezu, byatubereye ikimenyetso cy'uko turi kumwe n'ab'ijuru. Ab'ijuru ni ukuvuga n'Imana yaturemye, ntitandukana n'icyo twita urusange rw'abatagatifu. Iyo mutagatifu atwegereye ni Imana mu by'ukuri bitwegereye. Twabyakiriye nk'ingabire yavuguruye rwose ubukirisitu, yavuguruye imyumvire y'iyobokamana, yavuguruye cyane cyane uburyo tubana n'Imana n'uburyo tubana n'abavandimwe bacu.
mutagatifu, imico ye imuha kuba umutagatifu, ahorana iteka inseko n'intara yuje urukundo, agatoza iteka ishusho